se wari wakontana n'umuntu ngo begireho amazina yawe ayambara mu ijosi. Nimba hari umuntu wishimye mu gikombe cy'isi cya 2026 no umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Espagne n'umwana muto w'imyaka 19 mwite Lamine Yamal. Lamine Yamal ari mu rukundo n'umukobwa we cyamamare guturuka ku mbuga nkoranyambaga na wundi mwite Ines Garcia, dore yuko nawe ari umwe Espagne kazi. Mu gikombe cy'isi rero cya 2026 niho wo bita Ines Garcia yaje gufata umwanzuro maze aza kwereka na yuko koko akunda Lamine Yamal ku mugaragaro. Arangije aza gufata necklace yari yambaye mu ijosi, arangije aza kuba ayikoresha mu buryo bwa gihanga. Arangije afata nimero zose uko bita Lamine Yamal igeze kwambara kuva yatangira gukina umupira w'amaguru kugeza ubu ngubu, agenda zikoramo necklace cyangwa se twadukomo bambara mu ijosi. Nkuko ubireba ahangaha imbere yawe, umukobwa bita Ines Garcia uri mu rukundo no bita Lamine Yamal, nubwo buryo yagiye abigenzamo. Murabizi yuko bita Lamine Yamal ubu ngubu mu ikipe y'igihugu ya Espagne yambara nimero 19, akaba ari nayo nimero akunda gukoresha cyane. Murabizi ko kandi mu ikipe y'insusi ze, mu ikipe yakiniye ndetse agakina na academy yayo, murabizi ko yambara nimero 10, akaba ari nayo nimero yahawe ubwo ubita Ansu Fati yaramaze kuyirekura. Bibitso kandi yari yarambawe no bita kizigenza Lionel Messi. Iyi nimero kandi 10 murabizi ko yambawe n'ibyamamare bikomeye cyane mu byakinwe mu ikipe ya FC Barcelona. Gusa reka mwibutse ko kandi Lamine Yamal mbere yuko yambara iyo nimero 10, murabizi ko yambaraga nimero 27, akaba yarasimbaranyaga na nimero 41. Rero wo bita Ines Garcia mu rwego rwo kumuhereza icyubahiro ndetse no kumwereka uburyo amukunda, yaje kugenda gutya aza kuba akoresha necklace cyangwa se igikomo kimwe bambara mu ijosi. Arangije aza kubashyiraho izo nimero zose bita Lamine Yamal amaze kwambara mu buzima bwe kuva yatangira kariyeri ya football. Sibyo gusa kandi kuko bita Ines Garcia, aya mafoto ureba imbere yawe nayo muyafashwe mu ijoro ubwo ikipe y'igihugu ya Espagne yari imaze gutsinda ikipe y'igihugu y'Abafaransa, maze Espagne ikatisha cyo kujya gukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Aya mafoto rero bita Lamine Yamal yari guhoberana no bita Ines Garcia bitegura kwerekeza cyangwa se bari mu ndege berekeje muri New York. Murabizi ko ari naho finale y'igikombe cy'isi izaba ibera. Rero wo bita Lamine Yamal, tukigaruka ku buryo wo bita Ines Garcia yagiye yerekana uburyo akunda Lamine Yamal. Sibyo gusa, sibyo gukoresha necklace cyangwa se adukomo twanditseho nimero wo bita Lamine Yamal amaze kwambara, yaje kuba nakoresha indi shaneti ihenze cyane yanditseho inyuguti ya ndetse na ya bisobanuye Lamine Yamal, bazaza kuba ayambara mu ijosi nkuko byagiye bigarukaho n'ibitangazamakuru byinshi bikomeye mu isi. Bita rero Ines Garcia n'umwe mu bakobwa bakunzwe cyane kuri social media, ariko nanone bakakundwa bitewe nuko yaje kuba ajya mu rukundo no bita Lamine Yamal, nawe usanzwe ukundwa n'abantu benshi, cyane cyane ukundwa n'igitsina gore, dore ko bamukundira uburyo bita Lamine Yamal ari umusore ufite igikundiro. Sibyo gusa kandi kuko bita Lamine Yamal usibye kuba ari n'umufootballer, abandi zena cyane dore ko abantu benshi bamukundira uburyo agenda afata gukina umupira akaza kuba ayifatanya ndetse no kubyina indirimbo zisanzwe, ndetse akagenda arushaho no gukunda abahanzi. Sibyo gusa kandi ubita Lamine Yamal niwe muhakinnyi wa football waje kuba akora amateka, aza kuba afungura YouTube channel maze iza kuba igira aba subscribers cyangwa se abantu bayikurikirana mu gihe gito cyane. Ubita rero Ines Garcia nawe nk'umwe mu bakobwa akoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Reka mwibutse yuko bundi urukundo rwa Ines Garcia ndetse no bita Lamine Yamal rwagiye rumenyekana cyane bitewe nuko ngo bita Lamine Yamal ari kugira gutya ari guscrollinga kuri TikTok, yaje kuhura n'ifoto cyangwa se n'utu video twiza tw'umukobwa mwiza cyane muto maze aje kureba neza aza gusanga no umukobwa wita Ines Garcia w'umunyespagne kazi, nawe wari muragenda akundwa cyane kuri TikTok ndetse na Instagram. Reka mwibutse ko uyu mukobwa Ines Garcia ajya kumenyana no bita Lamine Yamal ari mu bakobwa badakurikirwa n'abantu benshi, ariko ngo tuvugana no mu bantu bafite abantu benshi babakurikira cyane bitewe nuko yagiye mu rukundo na Lamine Yamal. Umukobwa rero bita Ines Garcia utajya uterwa ipfunwe cyangwa se utajya uhemwa kwerekana uburyo akunda bita Lamine Yamal,
ubwo ikipe y'igihugu ya Espagne yari iri gukina imikino ya kimwe cya kane yaje kugira gutya aca kuri Instagram ye maze afata ifoto ya Lamine Yamal ndetse bari kumwe aza kuba yandika amagambo agira ati ndashaka kukubona ku mukino wa nyuma turimo turareba uwo bita Justin Bieber akora performance muri half time show. Murabizi yuko muri iki gikombe cy'isi kuri finale especially ubwo azaba akinwa umukino wa nyuma abaje kubatangaza yuko abahanzi bakomeye cyane baturutse mu mpande zose z'isi bazagenda bakora icyo bita performance muri half time show. Akaba ari nacyo gikombe cy'isi cyangwa se no mukino wa mbere w'igikombe cy'isi ushobora kuzagira half time ndende yuko bateganya ko half time show ishobora kuzamara hagati y'iminota 18 ndetse na 20. Abandi bahanzi rero bazabakora performance hazaba harimo bita Justin Bieber, harimo bita Shakira wanaririmbye indirimbo y'igikombe cy'isi, ariko nanone hazaba haririmba uwo bita Burna Boy the Giant from Africa, mu bahanzi cyane bakomeye cyane muri Afrika. Ariko ngibise yuko n'ibindi byamamare cyane bizagenda bikora performance bitewe n'ibintu bakora, nko bita Aju Speed. Murabizi ni umunyamerika usanzwe ukora ama video cyane dore yuko anamenyekaniye cyane muri iki gikombe cy'isi, nawe mu bantu bakoraga live streaming cyane ibintu byaberaga mu gikombe cy'isi. Bamwita Tom Cruise, muramuzi, umukinnyi wa filimi cyane ukomeye cyane guturuka muri gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe biteganyijwe yuko azabakora performance mu gikombe cy'isi muri half time show y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Rero inkuru y'urukundo rwa Enes Garcia, impamvu byose mbigarutseho nuko yari yatangaje yuko ngo yifuza kuzabona bita Justin Bieber ari gukora performance maze akaza kuba ayikora ubwo na mukunzi we ubita Lamine Yamal nawe azaba ari gukora cyangwa se azaba ari gukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ibyo rero amara kukibyandika cyangwa se akibyandika ku nkuru yaje kuba isamirwa hejuru n'ibitangazamakuru byinshi cyane ibyo mu Burayi ndetse no muri Asia biza kuba bitangaza yuko ngo bita Enes Garcia ari mu bantu kugenda bafasha cyane ngo bita Lamine Yamal cyane dore yuko badatana kwerekana uburyo bakundana ndetse n'uburyo agenda amusupportinga, dore yuko ngo uyu mukobwa kuva igikombe cy'isi cyatangira nta mukino n'umwe wa Lamine Yamal cyangwa se umukino w'igipe y'igihugu Espagne irakina ngo maze umukobwa Enes Garcia ngo birangira ataje gushyigikira umukunzi we Lamine Yamal cyangwa se ngaze kureba umukino yakinnye. Reka mwibutse ko na ya mikino ya mbere mu matsinda wo bita Lamine Yamal atakinaga n'ubundi uyu mukobwa bita Enes Garcia yabaga hari cyangwa se bari barazanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mubwire ko kandi wo bita Lamine Yamal mu mikino amaze gukina n'umwe mu mikino yagiye yitwara neza cyane, nubwo bigaragara yuko nta bitego byinshi yazinze cyangwa se ngo atange assist, akoreka mwibutse yuko amaze kuba hafi yagiye atwara igihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu mupira w'amaguru cyangwa se man of the match wakinnye neza. Ibi ngibi yabiterwa n'uburyo agenda akora dribble cyangwa se agenda akora za counter attack, akagenda atera n'igihunga aba defenseur baba bari gukinana. Rero ibi byose abisupporting abana n'umukunzi we bita Enes Garcia nawe utajya utinda kuza kumushyigikira, dore yuko ngo buri mukino wese bamaze gukina n'ubundi ahita ajya yirukira ku mbuga nkoranyambaga akagenda ashima uburyo bita Lamine Yamal yagiye yitwara neza muri rusange ndetse akagaragaza n'uburyo agenda arushaho kumukunda. Reka mubwire ko bita Lamine Yamal rero arimo arakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ari bwaje kuba anuzuza imyaka igera kuri 19 y'amavuko, maze aza kuba yifurizwa isabukuru n'abantu benshi batandukanye cyane abakinnyi bakinana mu ikipe y'igihugu, ariko tutibagiye yuko afite umukunzi we umuhora hafi ndetse na mama we umuhora hasi. Ubita rero Lamine Yamal umukunzi we bita Enes Garcia ubwo yari yujuje imyaka 19 yaje kujya gutya ajya kuri Instagram arangishiza kwa postinga aza kurenzaho amagambo menshi cyane yashimishije abantu, aza kuvuga ati ndagukunda ariko nanone ndashaka ko waziziza isabukuru yawe y'amavuko imyaka 19 uhereza ikipe y'igihugu Espagne igikombe, dore yuko ibyo ngibyo ari byo byazashimisha abafana bawe ndetse nanjye bikaza kuba binshimisha ku giti cyanjye. Ibi rero byatumye umwana w'umuhungu bita Lamine Yamal akoresha imbaraga nyinshi cyane ndetse no kwitanga bidashoboka, maze biza kurangira koko afashije ikipe y'igihugu Espagne mu ijoro ryakeye ku mukino bari batsinze ikipe y'igihugu y'Abafaransa bitego bigera kuri 2-0, dore yuko ari umukino waje gutangira maze hafi ku minota 19 ubita Lamine Yamal kuri centre nziza bari bakase ubwo ajya gushyira umupira ku mutwe, maze baza kuba mukoreraho ikosa, baza kuba batanga penalty, maze nakuzaza rutahizamu ukomeye cyane nimero 20 mu mugongo aza kuba atsinda igitego cya mbere cy'ikipe y'igihugu Espagne, maze umukino wenda kugera ku musozo ikipe y'igihugu Espagne za kuba itereka mu gitego cya kabiri, ikipe y'igihugu Espagne bisesereye Abafaransa baryo, maze inzozi z'umukobwa bita Enes Garcia wari wasabye umukunzi we Lamine Yamal ko yazamubona ku mukino wa nyuma ari kureba bita Justin Bieber akora performance akaza
kuba anakina uwo mukino bita Lamine Yamal aza kuba azikabya maze aza kubashimira umukunzi we yuko ibyo rwose yamusabye yaje kuba abikora ndetse akaza kuba abikora neza. Icyo abana bari kwibaza, ese ikipe y'igihugu ya Espagne yageze ku mukino wa nyuma iraza gutwara igikombe cy'isi ku nshuro yayo ya kabiri. Kamwibutse ko kandi Espagne yaje gutwara igikombe cya Euro cyangwa se igikombe cy'amakipe akina ku mugabane w'Uburayi, nabwo kandi aje kuba yifashwamo n'umukinnyi bita Lamine Yamal. Ni umusore witwaye neza, ariko nanone byose abakamukurikirana hafi kavuga yuko kuba ari mu witwa neza muri iki gikombe cy'isi ari kugenda yifashwamo n'umukunzi we Ines Garcia, yuko atajya ahwema kumushyigikirana. Avuga byinshi rero kuri Lamine Yamal, ariko reka mwibutse ngo nimba utarakora subscribe gikore kugira ngo ubashe kuba nanjye umunsi ku munsi, urabizi ko n'ahandi hantu uzakura amakuru neza kandi yizewe usibyanga. Iki kiganiro bakita One Step Show, tugenda tugaruka ku byamamare bidasanzwe. Kora subscribe cyo tubana.